icyo ngira ngo njyeho inama rero ni uburyo mushaka ingamba nshya zo kubungabunga ibimenyetso kuko biteye isoni kubona abantu 19 batera abantu inda under age ukafunga bane baba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibimenyetso bijya hehe? Ntabwo mpababajije nyakubahwa, nta nubwo nshaka kuba aggressive. Icyo ngira ngo ndokomande ni uko bikwiye kubungabunga ibimenyetso, guca ruswa kuva ku bagenzacyaha. Uwambaye injamba ntagira ijambo mw'abantu mubyandike, nta muntu ushobora kukumva. Uzareba umukiriya hagurutse akavuga baravuga ngo badutega amatwi, umutindi vuga. Hari umuntu watubwiye ko ngo no mu rusengero ngo baravuga ngo yewe ngo mutange ubuhamya, ngo ubuhamya nibyo biryo by'Imana. Bivugwa n'umukire, umukene yajya kuvuga ngo arasa ku ntego. Bifite ikintu gikomeye bivuze. Yes, bakunzi ba Karegeya Omar pano twongeye kubasuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu tariki 27 cyane na 7 z'ukwezi kwa 9, aho uyu munsi amwe mu ma-ONG mu Rwanda yishyize hamwe kugira ngo yizihize imyaka 21 amasezerano y'Imaputo aha aba agamije guharanira uburenganzira bw'umugore asinywe. Imyaka 21 irarangiye, byatangiye muri 2003 birazamuka 2004, Rwanda yasinya 2005. Uyu munsi rero ni imyaka 21 aho abantu bahuriye hamwe kugira ngo baganire ku gikorwa cyoganijwe na GRID na HDI na urugaga rw'abaganga, ama-ONG menshi. Rero cyari igikorwa cyamaze umwanya munini, cyarimo abatumirwa bakuru, abahagarariye polisi, abahagarariye RCS na PS umunyamabanga uhoraho muri Minijiste Mbonera Theophile n'abandi benshi abahoze muri Parlement ba Manira Annonce n'abandi. Cyari igikorwa cyitabiriwe n'abantu benshi, ntabasha kuvuga mu ijambo rimwe. Mu kiganiro kimwe tuzakoramo ibiganiro bitatu. Kimwe ari nacyo tugiye guheraho n'ubuhamya bwa Crescence Mukantabana, impirimbanya abantu benshi bazi mu burenganzira bwa muntu kuva muri 86. Ikindi kiganiro tuzadeba ku ba paneliste, pano yabaye irimo abagore b'abahanga, abagore bari bayobowe na Annette, barimo Maître Nyembo Emeline muramuzi cyane, wabaye na avoka wa Prince Kid, harimo Commissaire Sylvie Kawera, commissaire muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, harimo Lydia umugore umuhanga cyane Lydia Munganyinka, hakabamo na Dr Charity Wibabara wavuye muri Minijiste. Abo bagore rero muri pano yabo nubwo bavuze icyongereza cyane, nabo ikiganiro cyabo tuzagishyiraho ukwabo, hanyuma turebe n'ibyo twaganiriye muri za interview. Iki kiganiro rero tugiye guhera ku buhamya bwa Mukantabana, umugore witeje imbere kuva mu ubu ni umukecuru ariko kuva atangire kumenya iby'uburenganzira bw'umugore, guhirimbana uburenganzira bw'umugore, none n'amapoto protocol agaragaza ubuhamya bwaho yavuye naho yageze kugeza ubwo ari muri PhD ku myaka yirenga 60, ariko akaba ari gukorera PhD mu gihe tuzi ko hari urubyiruko abasore bafite za 30 batabasha no kurenga lisanse, ariko we Mukantabana Crescence we ageze arimo arakorera PhD. Mu buhamya bwe muraza kumva byinshi cyane, aho avuga ko abantu ikibazo gihari. Muhamya bwe muraza kubibona ko we nk'umuntu ufite umuryango ukorana n'abagore bakennye, aravuga ati ari imigani agarukaho ya Kinyarwanda, avuga ati uwambaye injamba ntagira ijambo, ashaka kuvuga ko umugore wo mu cyaro, umugore w'umukene, aravuga bati vuga uvuye aho, avuga ati niba uburenganzira bw'umugore wo mu mujyi bwaba bufite akabazo, uwo mu cyaro birakomeye cyane. Aho kongera akavuga ati no kugira ngo ibimenyetso biboneke by'abakorewe GBV biba bigoye kubera ko umudugudu iyo ahisha amakuru byose biba bihagaze. Akongera ati rero niyo umugore w'umukene atangiye gufata ijambo, ati nkuko mubibona mu nsengero umukire bamuha umwanya uhagije, ariko umukene yatangira kuvuga
bati turebe ubu yaho rasa ku ntego bakamwihutisha bakamwanzuranya. Muri make turebe ubyon wagenza amahanga ufite experience za ni Remera imbere ya garuciye munsi ya station. Za kubibutsa ko amakaro meza ni kwikaro Plaza ni Remera imbere ya garuciye munsi ya station. Ugakomeza hirya mwabahamagara 0783505046. Abayiga abashaka kumenya ibinyabiziga no kujya kwa mwarimu Clement wishyura nyuma yari provisoire definitive mukumvikana, ubundi ukabuhamagara kuri 0782483722. Mukurikirana ubuhamya rero bw'uyu mubyeyi, benshi baramuzi, ni impirimbanyi, buraryoshye, burimo urwenya rwinshi kandi avuga ibyazi nk'umuntu wabitangiye kuva muri 1986. Urumva imyaka ibaye 38 hafi. Ijyanye n'ibyo PS atubwiye mwakoze cyane. Buriya hari ikindi kibazo, indi challenge tubona no muri zindi reporting, cyane muri UPL recommendations, ikintu cyo kubungabunga ibimenyetso muri GBV. Hari kuba hari abantu baburanira abandi ariko hari ibimenyetso mu bucamanza. Ibimenyetso iyo bidahari nyine ntibiba bihari. Hari amadosiye menshi yagiye ashyingurwa, ntabwo mfite imibare none ariko muri raporo birahari, twaranabidokumanze muri UPR yuko ibimenyetso bikwiye kubungabungwa. Icyo ngira ngo njyeho inama rero ni uburyo mushaka ingamba nshya zo kubungabunga ibimenyetso, kuko biteye isoni kubona abantu 19 batera abantu inda under age ukafunga bane. Baba ari ikibazo gikomeye cyane. Ibimenyetso bijya hehe? Ntabwo mpababajije nyakubahwa, nta nubwo nshaka kuba aggressive. Icyo ngira ngo ndokomande ni uko bikwiye kubungabunga ibimenyetso, guca ruswa kuva ku bagenzacyaha, ku baganga, umucamanza utamuha ibimenyetso nta kindi mwavugana. Ni ibyo kandi muri bariya dufite zikomeye. Icyambere ni women economic empowerment. Muri process yose byaba muri SIDO, byaba muri 1325, byaba muri Maputo protocol, izi conventions na protocols zose ziruzuzanya. Ibi bibazo dufitemo bibiri bikomeye ni women's economic empowerment na GBV. Hagomba rero umuvuno mushya. Ni inama njya, ntabwo ngira ngo mubinsubize nyakubahwa, kuko ntabwo buri nzego zifite abazikoramo, ariko we have to be careful. Ubuhamya bwanjye burajyana n'ibyo nagezeho bishingiye kuri Maputo protocol implementation. Hariya hejuru nkaba ngaragaza amazina yanjye, nitwa Mukantabana Crescence, nkaba narashinze kandi nyobora uriya muryango witwa Réseau de Développement des Femmes Pauvres. Nshobora kuwushyira mu Cyongereza kugerageza it can be Poor Women Development Network Organization. Iriya ni ifoto yanjye, iriya ni nshya nimugire ngo ni ya kera. Yewe Morandi yangu. Iriya na adresse mushobora kundebaho uwankenera. Next. Ubuhamya bwanjye rero ntabwo ari ibintu nashatse kuvuga mpagaze gutya ndabizi mu mutwe, ariko nashatse ko bugira introduction. Nshaka ko habonekamo my key achievement from Maputo Protocol articles from 2003. Hanyuma nshaka kwerekanamo ikintu cyitwa partnership, collaboration and networking, ubufatanye bigeze kuvuga, hari umuntu wabuvuze. Nerekana challenges na way forward. Hari iyo implementinga turaryoherwa tugaselebrating, ariko tugomba kwerekana na gap zigihari kugira ngo abariza abantu bakoraho. Nitwa Crescence Mukantabana,
nkaba narashinze kandi nkaba nyobora umuryango witwa Réseau de Développement des Femmes Pauvres. Uriya ni umuryango utari uwa leta ukorana n'abagore bakennye. Abantu benshi ntibakunda kumva ijambo ubukene, poor what, ariko abakene bazahoraho. Ibyo mugomba kubyumva kubera ko buriya umukobwa umwe bateye inda atazi se w'umwana, adashobora no kuzamumenya na rimwe, adafite akazi, atarangije kwiga, ahita yinjira mu cyiciro cy'abagore bakennye. Tuzaza duserebura ko twiza, ariko hari bariya nyinshi dufite zituma abakene batazashiraho. Muri ya muryango ukora kuri pila eshatu, ku nkingi eshatu, kuri peace culture, kuri social justice and sustainable development. Hanyuma gender equality, women empowerment and human rights. Biri cross cutting mu bintu dukora. Ni ukuvuga ngo bigenda byuzuzanyamo iyo turimo gukora buri gihe dushyira ijisho kuri biriya bintu. I'm champion, activist, feminist, advocate, coach, mentor on gender equality, women empowerment and human rights, and I enjoy it. Ibyo bimpa imbaraga zo guhagarara nkakora ubuvugizi, numva nemaraye kandi bimba mu maraso. Ibyo bintu mujye mubyumva. Ndabivuga abantu bakagira ngo ni ukwirata, ariko na burya ibintu byiza ntabwo utabyirata. Rero ndabanza kuri achievement zanjye bwite ziri related na Maputo Protocol, ariko ndaza no kwerekana icyo nakoresheje ibyo. Hari ukuba witeje imbere, ukaryoherwa ukagenda mu modoka nziza, ugatura mu nzu nziza, ukarya ugahaga, ugahaza n'abana bawe, ukibwira ko ibintu birangirira. Njye ntabwo ari uko mbikora. Niteje imbere ariko nateje imbere n'abandi. Iterambere rero ryanjye ryavuye cyane cyane mu kwiga. Ndagira ngo icyo kintu mugishyire mu mutwe, young generation. Ni ukuvuga ngo ugize bariya mu kwiga, ugira na bariya mu bindi bintu. Ko mu ndeku nize science sociale, mfite master's degree, hanyuma nimo ndakora doctora. Ngira ngo mbabwire yuko ibyo bishingira ku mahirwe igihugu cyaduhaye no kuba cyararatifiye iriya Maputo Protocol. Icyo mbabwiye kikaba gihura n'iriya article ya 12 ivuga yuko buri mugore afite uburenganzira bwo ku accessinga quality of education na training. Hari indi article nimero ya 9 ivuga yuko buri mugore afite uburenganzira bwo kwinjira mu buyobozi no muri politike y'igihugu. Ngira ngo hari ikintu asimbutse uyu mugabo. Nta kintu wasimbutse cyangwa wasibye. Kiriya nakivuze kijyanye nuko kuva 2003 inzego z'ibanze zirimbanyije. Nabaye vice perezida wa njyanama mu karere ka Nyarugenge
ni akarere katoroshye, ni akarere k'umujyi numva ko gakomeye kuko abamo visi perezida wa Njyanama, nuko nyine ubu nawe uri strong enough. Menye yabisibye umugabo kuko nibikiho nerekanaga iri article cyangwa n'ibyo birebye nabi, noneho ndangiza manda. Ubwo rero iri article kwishyira mu bikorwa nibyo byangize, byampaye kwigirira icyizere nkajya kwiyamamaza mu mujyi utoroshye gutya, nkanatorwa nkanayobora nkarangiza manda mbifitiye certificate barayimpaye. Ibyo birangiye ndangije iyo manda bantoreye kuyobora JAF, Joint Action Development Forum, niyobora ndi chairperson wayo, president, imyaka 13. Kubera gusheyaringa n'abandi ubuyobozi ntabwo bashaka kumvamo, baravuze bati navane wapi dore iby'itegeko rivuga, ariko baravuga ati ntabwo turi bugutakaze. Ubu ndayobora komisiyo sosiyali ya JAF nanone mu karere ka Nyarugenge. Ibyo rero birajyana n'iriya article yagenda ivuga yuko buri mugore afite ubuyobozi bwo kujya mu miyoborere na politike y'igihugu, kandi binyuze muri affirmative actions. Buriya Njyanama n'urwego rwa politike ku buryo mutasinzi ko mubizi, niyo mpamvu mubona hariya ngewe buriya nibona nk'umunyapolitike, kandi umunyapolitike nubwo mba muri societe civile. Kuva muri 86 rero ubwo mu ndebu nibwo ninjiye mu miryango y'abagore, nibwo ninjiye muri societe civile, ku buryo ndi fondatrice y'imiryango myinshi y'abagore muri iki gihugu. Nagiye ngira uruhare rero mu gukora ubuvugizi hamwe n'abandi, hanyuma turabukora kandi ibintu bigenda bigira impinduka. Nahoze mbonamo aba honorable, Jesse Nyambita bahoze ari aba honorable kuko honorable ahora ari honorable, no mu itegeko birahari no mu hantu hose abantu bose barabizi. Muratuzi rero tuza kuganira, muratuzi jenoside irangiye turimo guharanira ko umugore azungura amaze kumwirukana mu mitungo ye, abantu bashatse kumwinjira, abantu bashatse kumukoresha ibyo babonye byose. Twaraharanye, muratuzi, twandika dukora ubushakashatsi ku mugore mu nzego zifata ibyemezo, twerekana icyo twifuza, ariko twerekana n'icyo dukwiye gukora, aricyo cyitwa kwiga. Niyo mpamvu abagore bibonye muri nibura 30% igihugu cyaduhaye nk'amahirwe. Iyo abagore baba batarize ntabwo twari kubona ujyayo, ariko dushimira cyane ko n'abagore nabo bahise bavuduka bakajya kwiga. Ntabwo byari byoroshye kuko tuzi neza ko kubera kutagira access kuri university za public universities, abantu bagiye kwiga muri private baririhira, ariko ubu barabibyaza umusaruro wo kugira uruhare no kuvuganira abandi. Nyuma yaho nushaka bari umwe ntacyo bitwaye, ikigaragara hariya ndimo nderekana ko ibyo ngibyo atari ibyanjye ngenyine. Social economically empowered mu buryo bwo kuvugira abandi, no mu byo nkora nanjye kugira ngo byinjize amafaranga mbashe gufatanya n'umugabo gutunga urugo no kurera abana banjye bagakura neza, abana bacu. Ariko naravuze ngo reka dufashe n'abandi, nibwo nashinze uriya muryango mwabonye aho dukorera. Hanyuma nerekanye ahantu abagore bafite initiative zo kwishyira hamwe, bagahinga, bakorora, bagakora ibintu bijyanye na artisanat.
hanyuma hari aho bafite initiative y'ingo z'amahoro n'agaseke k'amahoro bituma baturana bakafatanya gusubiza ibibazo biri mu ngo no kuganira. Biriya birasubiza iriya ngingo nerekanye ya Maputo Protocol, kandi bikaza byubaka umuco w'amahoro uri muri 1325 resolution. Muri networking naragenze muri kuriya kugenda muri biriya bihugu byose mubona, ntabwo najyaga kugenda mu ndege kumva umunyenga, nta nubwo nashyushyaga intebe, kwari ukujya kuvuganira bagore bagenzi banjye ba mikoro make no kujya kwigira hano ngo numve. Icyo mbabwira kimwe, tugira umugisha ukomeye. Mwari muzi ko biriya bintu byanditse n'ababyandika batabishyira mu bikorwa. Musanga ziriya nama mpuzamahanga tujyamo, usanga ari ibintu by'intambara, abantu bazanye ibidasa, abantu bavuguruzanya, abantu baranditse ibintu bakabishyira mu mpapuro ntibabyemere. Rero twebwe nubwo hari gap, ariko nibura twe tubishyira mu bikorwa. Nagiye ndeba imbereka ingingo za protocol bijyana, baza kubibaha mu bijyane muzabyisomere. Ariko noneho reka turebe challenge na way forward. Challenge, haracyari ikibazo cya gender inequality. Cyagiye kigaragara mu bintu twavuze kuva mu gitondo. Twavuze tuvuga violation ya women's rights. Twavuze imico igenda ibangamira umugore. Twavuze patriarchal system. Twavuze biriya abana baterwa inda. Hari unpaid care work, iriya mirimo myinshi umugore akora bigatuma tutuba akananirwa ndetse bikamukurura n'izindi ndwara. Hari family conflict, iki kintu ni mwicara tukajya twinjoyinga tugaselebrating mu muryango hakirimo ibibazo bingana kuriya, muzamenye ko twibeshye. Hanyuma a big number of poor women and girls, hari umubare munini w'abagore badashobora kwagisesinga ku mafaranga no kugira control. Kubera iki? Nta n'uruhare bagize. Hari ibyo twavuga ngo umugabo aravuga ngo ntacyo wazanye, iyo ntacyo wazanye arabigucyurira nyine, kandi nawe ukagira frustration. Iyo ntacyo ukora aragucyurira nyine, kandi nawe ukagira frustration. Reka twicara ngo tubeshyanye, tugomba gucontributinga kugira ngo wumve nawe ufite imbaraga zo kuvuga ngo ndagira control ku bintu nagizeho uruhare. Nta muntu ujya gukontorora ibintu atagizeho uruhare. Noneho hari ikibazo cya climate change, ntabwo ari uko kirimo guhitinga. Nabonye kuri ejobundi ku munsi w'umugore wo mu cyaro tuzagikoraho, ariko ni ukuvuga ngo umugore ibi bihindagurire y'igihe, imihindagurikire y'igihe, umugore arayumva ati duhere no kuri twebwe turi hano, ubu bushyuhe turabubona, ingaruka butugiraho tuzi impamvu. Tujye mu kubaho rwo mu cyaro none twavugaga, utazi amategeko, utazi ikintu. Rero ni ibibazo bikomeye, si uko kiri alayini, ariko climate change niyo ki y'ibintu byose, sinzi impamvu ariyo twavuze nyuma. Noneho muri way forward turagomba gufatanya, honorable yabivuze, tukareba duciye mu miryango, mu mashuri, mu banyeshuri, muri local authorities. Local authorities babana n'abaturage. Bimwe twavugaga byo kurigisa ibimenyetso burya niho bihera. Urumva icyo mudugudu yazinze nta muntu ukizingura. Naho nukware mu rubyiruko, muri community gender machineries, hari umuntu ugeze gupresenta avuga ibintu bya gender machineries, avuga ati national level, ariko hariya zirahari mu giturage. Babandi mugoroba w'ababyeyi, inshuti z'umuryango, babandi bashinzwe GBV, abo bose tugomba gukora ku buryo bagira amakuru, kandi tukamakinga sure ko bafite strong movement, bashobora kwikorera ubuvugizi. Hanyuma ikindi kubaka ubushobozi bw'inzego zisanzwe zihari, kandi no kubaka ubushobozi economique bw'abagore. Umugore agakora ku ifaranga, uwambaye injamba ntagira ijambo mu abantu. Mubyandike, nta muntu ushobora kukumva. Uzareba umukiriya ahagurutse akavuga, baravuga ngo badutege amatwi.
umutindi vuga hari umuntu watubwiye ko ngo no mu rusengero ngo baravuga ngo yewe ngo mutange ubuhamya ngo ubuhamya nibyo biryo by'Imana bivugwa n'umukire umukene yajya kuvuga ngo arasa ku ntego bifite ikintu gikomeye bivuze. Ikindi ni ukuba ubushobozi bw'abagore mu byerekeranye na climate change and environment protection. Ikindi gutanga support kuri young women movement, advocate, activist, feminist. Ibi bintu navugaga by'ibigwi turashaka ko mwebwe mukiri batoya mubigira bikaba mu maraso yanyu, mukamenya kujya muko mwikorera ubuvugizi, mugakora ibintu bibari mu maraso atari ukubishakamo amaramuko, kuko ujya mu kintu amaramuko akaza nyuma nayo arimo menshi cyane, ariko kukijyamo fast, kukiyumvamo mu maraso, hanyuma amaramuko akaza nyuma. Ikindi ni partnership, collaboration, networking n'aba stakeholders bose bakora kuri Maputo Protocol, ariko twibukiranye ko hari na SIDO, twibukiranye ko hari 18-20, twibukiranye ko hari 13-25, twibukiranye ko hari UPR recommendations. Ibyo byose ni ibitureba nk'abantu bahagarariye abandi. Ndabashimiye kuntega amatwi, ndabifuriza kuba champion activist